Ifoto zikomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni ifoto z'umugore wa The Ben, n'uwo ngo nta wundi ni Pamela cyangwa se umwite Mama Runa. Uyu mumama akaba aherutse kubyara cyangwa se kwibaruka. Nyuma yo kwibaruka abantu benshi cyane bakaba batamuherukaga kubona apostinga ku mbuga nkoranyambaga, uretse ikiganiro kimwe yigize gukorana na Tycoon Ndahiro kuri one on one. Ariko uyu mumama wundi ubusanzwe kuri account ze ntabwo yari amaze igihe apostinga. Rero nimugoroba yaje kugira gutya maze apostinga ifoto z'akataraboneka, apostinga ifoto zerekana Pamela ameze nka Pamela wa kera utari washaka. Abantu benshi rero bagiye bashyiraho comment ndetse bagenda bagira amagambo bamugenera y'ubutumwa bukomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kugenda bishimira ayo mafoto bagenda banavuga byinshi cyane. Hari uwaje aravuga ati wow, ati ntureba, ati nta mugore wo mu cyaro ushobora kwibaruka ngo akomeze kumera gutya. Abandi bati Miss wacu Mama Aruna. Hari uwaje avuga ati wow, ati ntureba, ati The Ben niwe washatse abandi bose barakurikira. Hari uwaje nanone aravuga ati Pamela ni mwiza imbere n'inyuma, atariko ibi ntago ari njyewe ubivuze, ati bizwi neza n'umuhanzi The Ben. Hari uwaje aravuga ati Pamela icyo tumukundira ati nuko atajya yishyira hejuru, ati ntago ushaka kumwumva mu matiku yo muri showbiz cyangwa se muri ba bantu bose bishyira hejuru. Uyu nguyu nawe yaje aravuga ati uyu mugore ni mwiza rwose, ati rwose pe. Uyu nguyu nawe yaje aravuga ati Pamela uri mwiza, ati ndetse ugira n'umutima mwiza, ati kubera yuko nta nubwo ujya mu matiku cyangwa se muri bya bindi byose bivugwa n'abagore bo muri showbiz. Yitwa Pamela. Ni comment nyinshi cyane zagiye zimuvugwa, ariko izo ngizo nizo z'ingenzi twashatse kugira ngo tukubwire. Yitwa Pamela, akaba umugore wa The Ben cyangwa se umwite Mama Aruna. Akaba uyu mukobwa cyangwa uyu mugore byaragiye bivugwa yuko ari umwe mu bagore baba star bazi kwicisha bugufi, ndetse by'umwihariko bazi cyangwa se bazi kubana icyo dore yuko buriya ngo inshuti Pamela yagize ntago ajya ayitakaza, ngo kuko ni wa muntu buriya ngo uzi no gutebya mu buzima busanzwe, uko buriya ngaraganira ku bantu babashije kuganira nawe bemeza yuko Pamela ngo azi kuganira ku rwego rwo hejuru, ngo kandi azi kwicisha bugufi mu buzima busanzwe. Iyi ngiyi ni tubice yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu Wad, ni mucyo twita Tahatibu Update, aho tugeza amakuru agicishikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhurire muri comment.